Yes, reka twongere tubashimire mwese abakoze subscribe kuri Kamanzi Official. Turabifuriza gukomeza kugubwa neza muri iyi minsi mikuru twatangiye kandi dukomeje twegereza gutangira umwaka mushya wa 2025. Turabifurizamo ibyiza byose. Ni wa mwanya rero tugaruka kuri business zitandukanye, ariko tukaba tukibanda kuri Pi Network kugira ngo benshi barusheho gusobanukirwa no kugendana n'igihe mu byo Pi Network iduteganyiriza. Ni muri ubwo buryo muri iki gitondo cyangwa muri aya masaha, biraterwa n'aho buri wese aherereye, tukaba tujya kugaruka ku makuru yagiye hanze ku rubuga rwa X cyangwa se cyahoze ari Twitter bya Pi Core Team ndetse na Facebook. Tukaba ari amatangazo cyangwa se updates zigenda zishimangirwa na Pi Core Team. Abantu benshi bakomeje kwivovota cyangwa se se lamenter en français on dit que c'est se lamenter cyangwa se kwiramanta nk'uko bakunda kubivuga. Ntabwo ndi umufaransa ngo nkivuge neza, sinanakijambuye ku buryo wenda nkitunganya, nervari zari nkeya namwe reka nawe. Okay, dushyiramo n'urwenya muri make. Mu byasohotse mu itangazo riheruka, itangazo rigari ariko benshi badasobanukiwe cyangwa se bakomeza kwibazaho byinshi, harimo ibintu byinshi abantu benshi bibajijeho n'ubu bakibazaho, ariko cyane cyane bakomeza kwivovota. Mwigijeho igihe, imyaka 5 irashize, 6 igiye gushira, ari none ejo nabambwiye ngo ibi bintu ngo iminsi ngo dukomeza twigizayo ngo muraje ngo tuzabishyire no mu kwa gatandatu. Ngiye ntabwo mba muri Core Team, ngewe ndikavuza nduru kuri YouTube, ndikavuza nduru kuri social media cyangwa se kuri hano kuri ma groups, ndivugira kugira ngo ngire n'akazi nikorera kwa. Rero kunyitiranya no Core Team ntabwo ari byo. Ubwo abo turi kumwe kumbuga hari ababibonye, bamwe bandasetse nanjye ndaseka, biterwa nuko buri wese abyumva. Ariko mu by'ukuri uyu mushinga ufite ba nyirawo, ndaje ndabibereka, biranditse, buri wese arabyisomera, ni ibintu bigaragara. Noneho biratangaje kubona niba wenda mbivuga cyane abantu bakumva yuko mbifitemo uruhare. Ndabasabye rwose mumbabarire, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Nivugira ibyanjye, iyo ntavuze ibyo batangaje, nivugira ibyo nicukumburiye cyangwa nasomye nyine, cyangwa nkavuga ibyo ntekereza. Jewe nta makuru y'ukuri kwa nyako mfite kuri Pi habe na rimwe, nkuko nta wundi muntu yafite wenda ngo abe ari we dukura uko kuri. Amakuru y'ukuri kwa nyako tuyakura kuri Pi Network platforms twahawe, izibanze n'iziriya tubona iyo tumaze kumayininga, ukakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru ukareba hasi. Hari Facebook, hakaba Instagram, hakaba YouTube, hakaba X, hakaba na Telegram. Ayo niyo yibanze. Izindi winjiramo mu itangazo ribanzirizangira ngo heruka, batwereka nyinshi cyane zishamikiye ku bibazo dufite, ku mwihariko nk'iya Dr. Nicholas Bwite, ya Dr. Cheng Diaofan, gutyo. Aho niho haba amakuru y'ukuri kurusha umuntu uwo ari we wese. Nkuko mwabonye board ya Core Team igizwe n'abantu batatu. Ha Dr. Nicholas Kokalis, hakaba Dr. Cheng Diaofan. Dr. Nicholas Kokalis nka Head of Technology, hakaba na Dr. Cheng Diaofan nka Head of Product. Ariko bagira n'undi muntu bita Hens, ni ari umunyamabanga ntumbaze post afite muri board, ariko birumvikana. Hanyuma Core Team ikagira members, twabwiwe ko bashobora kuba bagera kuri 20. Uko kuri twabonye rimwe cyangwa se kangahe nibyo. Ibindi birenzeho hari n'abakubwira ngo amakuru bakura kubegereye, fine, wabegera utabegera ariko ntushinzwe kuyatangaza. Ubwo ibyo uzavuga tuzabifata nk'ibitekerezo byawe nkuko nanjye mbitanga ibitekerezo byanjye, ariko ubu ngubu tuvugana ni amakuru yitangarijwe nabo babiri
ari nayo tugiye kubagezaho. Reka wenda duhere ku itangazo ryabanje batangaje kuri rukuta rwa Twitter ndetse na Facebook. Bagize bati we have always prioritized accessibility and inclusivity, and therefore we want to give more pioneers the opportunity to use their Pi once open network launches. Baravuga yuko bagize, urabona ikintu cyo uburyo bwo kwinjira kuri Pi ku buryo bworoshye bakigize nyambere, ndetse na inclusivity kugira ngo benshi bibonemo, ndetse baravuga bati turashaka ko abapayoniya benshi bagira amahirwe yo kuzakoresha Pi zabo igihe open network izaba ilaunches. More Pi on mainnet also means more engagement and stability in the ecosystem. Pi nyinshi kuri mainnet nanone bisobanura kwinjira ku bwinshi, engagement, cyangwa se abiyemeje benshi, more engagement, ndetse n'umutuzo ndetse n'uburambe. Nimvuga uburambe wenda haraza sustainability, ariko na stability no gutekana kwa ecosystem, cyangwa se bari no kuba batekanye muri nta hindagurika mbega ririmo, hariho nabyitira kuremya, kamyite kuremya. Ibi rero bikaba byavuzwe na Pi founders Cheng Xiaofan and Nicholas Kokalis. Kuse koko dukore iki? Hanyuma birenzeho soma rya tangazo riheruka ko open mainnet izaba mu gihembwe cya mbere cya 2025, cyangwa se ubyite mu mezi ya mbere ya 2025. Bakomeje rero mu itangazo ryaheruka, ubwo nabonaga iyi nkuru yari imaze iminota 58, yari 55, sorry, nibwo nayibonaga. Ahangaho noneho baje kongera bagira iyi ngiyi nari mbasomeye, nayibonye yari imaze iminota 8, saa 11:50, yari imaze amasaha 8, naho indi yo yari imaze iminota 55. Yo iragira iti ni naho hashingiye iki kibazo mubona kuri dashboard. While reducing the gap between KYC and mainnet migrated pioneers matters. Kubera iki kugabanya icyuho kiri hagati y'abakoze KYC n'abagize migrated kuri mainnet bifite agaciro cyangwa se byitaweho? Baratanga igisubizo, barasubiza bati nk'uko icyo kibazo cyari kibajijwe, baravuga bati because we want to include as many of them as possible in the open network. Impamvu nta yindi ni ukugira ngo benshi muri bo abo bapioneers bazinjizwe muri open network uko byashoboka kose. Kirumvikana? Uko byashoboka kose. Hanyuma rero hano ndagira ngo mbasomere aya magambo. Open network Q1 2025 baributsa, ni nko kwibutsa, reka bari ko mbyita, no kwibutsa kwa, ariko buriya ngira ngo abantu hari kuntu twimereye tudaha ibintu agaciro mu mwanya wabyo. Mu kwibutsa kwabo hari ibintu bitatu tugomba kwitaho tunasoza: accessibility and inclusivity. Kugera kuri iyo system byoroshye, uburyo bwo kuyigeraho, ndetse no kutagira uwo uhezwa. Nari nabisomye ntago mbisubiramo. Icya kabiri
more pi migrated to mainnet, nacyo singisubiramo, ahubwo barasubiramo ko ari muri cya gihembwe cya mbere cya 2025. Pioneers naho baravuga yuko bashaka yuko benshi bashoboka. Abo benshi iyo bavuze ni abahe? Hari benshi twinjije muri pi, hari na benshi twashyize muri security circle. Abo bose dukeneye yuko abo twinjije pi zabo tuzibona, ariko muri abo bose twinjije buri wese akeneye yuko pi ankomoraho nk'uwabinjije nanjye nawe azibona. Si ibyo gusa, ahubwo n'abandi bari muri security circle dukeneye ko pi tubakomoraho nazo tuzazibona. Ni ibintu mbega bitatu bituma iki cyuho kigomba gukurwamo. Icya mbere, accessibility and inclusivity, kurushaho kwinjira kuri pi open network mu buryo bworoshye kuyaccessinga, hanyuma no kuba idashobora kugira uwiheza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, pi nyinshi zimukiye muri mainnet tugomba kuzibona, ndetse n'abo tuzigomba nabo bagomba kuzibona. Icya gatatu, aba pioneers sibyo bakeneye kwimura pi zabo. Urumva ari wowe ubikeneye gusa, ba bandi winjije ntabwo ubona ko bo babikeneye. Igihe rero ibyo byose system irimo gutunganywa kugira ngo ibashe kwakira benshi, aricyo cya kintu twasomye mu itangazo cyitwa scalability. Iyi scalability ni scale ni nk'ubuso mbese muteraniyeho uwo mwanya wo kwakira benshi. Mbaho urugero, ejo umuntu yarampamagaye, ni umuntu bamukoreye konte n'abantu babiri, bari abantu babiri, ariko biza kujyamo amakosa bamukorera KYC. None mu kumukorera KYC birabaho, baranaheba, baza kumva rero umuntu ufasha aba pioneers, barampamagara, dore batuye hariya Murambi ya Kicukiro hejuru, na hagati ya Gikondo na Kicukiro, agasozi kari hagato uzamukiye Gatenga ku bitaro, ukazamuka kaburimbo haruguru y'amashuri y'abadivantiste umunsi wa karindwi, agasantere bita Murambi. Turi kumwe ku mbuga hano mwababaza. Noneho konte zabo baza kumva uwo muntu, barampamagara, ariko ibintu bambaza bo ntibazi gusobanura ikibazo bafite, ariko bazi ko byapfuye. Ngiye nkahita mbumva. Noneho barambaza ngo ubwo wabigarura? Nti yego. Barashidikanya. Igihe kiragera turumvikana, ndabasanga, ndababwira noneho numvise ukuntu bababaye cyane banihebye, bafite no gushidikanya. Ndavuga abo bantu reka mbafashe, ubundi bansangaga, ndavuga ariko reka mbasange kuko ngi cyamagurukira n'ubundi ntugufasha abantu. Okay, ndabasanga umwanya nyine, ndavuga se nicaye cyamarira iki? Ndumutwara ikibazo gusanga aho gusa. Ndagenda ngezeyo, n'abadamu babiri, sanga umwe ntahari, akarambwira ati ndimo kuza. Nuko ndamukorera, arabireba, ndavuga ariko nyine urumva mbaca udufaranga twa serivisi ntibanyishyura mbere. Ati nibidakunda uzayambaze. Ati nukuri? Nti nukuri. Mwanezerewe, turakora, imvura iratunyagira, tujya mu rubaraza turugama, nkubita agata birakara. Ndabagije ndavuga ntuze n'ibindi, ati ibi ngibi ntibizakemuka nonaha, biramara iminsi ingahe ntayo nzi. None turandikira kwa team, turayibwira ngo iki ibyo ntibikureba, ako ndabimusobanurira. Turandika tuyisaba gusubiramo KYC kubera amakosa wakoze. Ati sawa. Ndandika ibyo nandika ntabyo azi. Igisekeje, ndandika nkabwira umuntu nti tega amatwi ibyo nanditse, nkabisoma mu Cyongereza, ati ibyo ntabyo nzi, nkabimusemurira mu Kinyarwanda. Nuko none nkabwira nti baraduha akamenyetso ka mbere kuko bakiriye ikibazo, ariko baraduha na message irambuye isobanura imiterere y'icyo kibazo n'ibindi bikubiyemo byose bijyana. Ati sawa. Akamenyetso katipa karaje, barongeye dutegereza message.
maromwa nayo biraje ntiwayibonye tuwayibona. Noneho rero ujye ucunga ahangaha, nubona ijambo ry'umweru mu ibara rya move, ryanditse mu ibara rya move, ryanditse ngo ri submit, ubwo submit ukamusomera mu kinyarwanda ngo ni submit, bene nkuko. Ibyo rero bazi kubireba, iyo ukamubwiye ngo inyuguti z'umweru, ibyo bazi kubireba, cyangwa se ri submit nuko. None umunsi umwe baza kwibeshya, babonye itangazo, nibagirwa kubabwira ngo bampe screenshot babimpe, barampamagara rero niba mzaho murampa iki, ndagiye ngiye nsanga sibyo. Noneho dore itike mwayimpaye, none ubutamuzampamagara nze ubwo itike ninjye wakoze ikosa ryo kutababwira ngo mumpe screenshot. Niko byagenze, bimara igihe byamaze nk'ukwezi n'igice niba ntibeshya, tubona barabasubije noneho ntimumpe screenshot, wagira ngo ni impanga, byaziye rimwe, byapfiriye rimwe bizira rimwe. Nuko ndagiye, twahereye saa 7 z'amanywa, ndabarahiye ibibazo byabo byakemutse saa 5 z'ijoro. Natigesaho n'amaguru ndamanuka, ngeze hasi kuri kaburimbo niho nakuye moto ndataha Kimironko. Abantu ndabakorera babaza, nta muntu natsitike. Iyo tugufashije nka kwakira mu biganza byanjye, nkemera kugufasha, ndakubwira ngo iyi service unyishyuye niyo kugufasha kuzageza ugeze ku munsi wa open minded. Niba shaka bazayisunika umwaka wose, mpfa kuba ntarapfa. Hanyuma wowe icyo uzajya ukora, uzajya umbaza ngo urihe, niba unkeneye uzundebe, cyangwa umpamagara uti reka nguhite icyo nsange hano umfashe. Icyo gihe nta kindi kintu nzakubaza, nimba afite uwo mwanya nzaza, kandi murabizi yuko mumpamagara nkaza. Niba mbeshya mu nyomozi, dore mbivugiye hano kuri YouTube channel. Ni nayo mpamvu twashyizeho uburyo bwo gufasha abantu ngo niba uri mu kazi ukaba wumva utashobora gutirimuka, mpamagara umpitike nze gusange aho ngufashe niba nabonetse. Mbabarire abamaze iminsi bampamagara, amaze iminsi ntari mu mujyi wa Kigali, bindi nagiyemo nyine mu ntara bikomeye, ari impamvu maze iminsi ntari. Umunsi no kwa gatanu cyo kora ndaboneka gukomeza. Ntabwo nari nagiye mu minsi mikuru nko benshi bayinyifuriza ko sinjya nizihiza Noheli cyangwa ubwo bunani n'iki. Nizihiza bambaje tubizihiza iki? Umunsi w'intwari, umunsi w'ubwigenge, umunsi wo kwibohora, umuganura n'indi minsi nk'iyo ngiye. Yego, umunsi w'abarimu na muganga, umunsi w'abagore, umunsi w'umuryango, ibyo ndabikunda cyane. Maze rero ntabarondogoreye, kandi ubwo tuba tunaganiriye kuko biba bikenewe nabyo, no kumenya amashira cy'inyuma ku muntu biba ari byiza. Ubwo rero ngo kuri gushirira mu biganiro twari tubishyizemo nabyo. Nabibwiriraga yuko aba bivovuta ni murekeraho, dore Dr. Nicolas yatubwiye ko azakomeza kugira updates aduha, ubu nizo ziba zije kandi ziba zigamije kudufasha. Ubwo rero aba muri aba benshi bifuza yuko ko timu yifuza yuko nabo bazaba muzajya muri open minded, ndagira ngo mbasabe muzabemo. Dufite ibintu byinshi byiza turimo kubategurira aba pioneers, bizabageraho mu cyumweru gitaha. Nyamara muraje mubone ubwiza bwinjira mu bundi. Ari nayo mpamvu mbabwira ngo isaha ku isaha, umunota ku wundi, mujye mukurikira ibiganiro kuri Kamanzi Official. Mu gihe tukibikoresha cyangwa se tukikoresha iyo channel ni intizanyo. Iyi channel ni intizanyo, ntabwo ari ya payi, ni ya Kamanzi Official. Ariko mu gihe tukikoresha, mujye nyamuna mukurikira, mumenye ukuri kutari ugutirano. Nubwo twe twatiye channel nubwo twatiye channel ni intirano, ndabibasubiriramo rwose. Muhumure, kandi iya payi zaza rwose pe. Ariko ibizaba ni ibitangaza, muzabyibonera namwe ubwanyu. Ni muri ubwo buryo rero ndagira ngo mbibwirire ngo nimujye mukurikira update. Amakuru yacu asohoka kereka iyo habaye rwangendanye, ariko ubundi asohoka mu bihe bitatu bitandukanye ngiye kubabwira.
iyo rero atasohotse ku gihe kimwe asohoka ku kindi, ariko muri ibyo bihe bitatu: saa 12:10 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda, saa 6:10 za kumanywa ku isaha yo mu Rwanda, na saa 12:10 za nimugoroba ku isaha yo mu Rwanda. Iyo kitasohotse kuri izo saha, gishobora gusohoka wenda nyuma yaho kubera ubukererwe bwabaye, kubera impamvu, ariko muri ayo masaha. Ni muri ubwo buryo rero mbashishikariza kujya mukurikira, kandi ikindi ntimugakande subscribe yonyine, mujye mwibuka n'akazogera kugira ngo mujye mubona notification cyangwa se imenyesha yuko ikiganiro cyahageze. Ibisigaye rero mutwandikire, mutubaze kandi mutubwire uko bihagaze muri comments, turabisoma tukabasubiza. Mujye murora ikibazo baye nyinshi cyane, ariko ubundi hari igihe tuhitamo kubasubiriza mu biganiro dukuye mu bitekerezo muba mwaduhaye muri Core Team, ndetse n'ibyo tuba twabasomeye hirya no hino. Ukaba utaza ngo usomere abantu inkuru yose, ariko ukabivuga nyine mu buryo bwawe, tukabivuga mu buryo bwacu mu Kinyarwanda, kugira ngo turusheho gusangira ubwumvikane bw'ayo makuru n'ibiganiro bya Pi Network tuba twabateguriye. Hanyuma ndagira ngo mbasezeranye yuko mu kiganiro gitaha, nk'uko mwari mwabidusabye, tuzabasobanurira cyangwa tuza kubasobanurira itandukaniro, igisobanuro cya ecosystem, blockchain iyo twigeze kubikoraho ikiganiro, ndumva ntari bubisureho cyane, ariko turi bubigarukeho kugira ngo blockchain technology ni iki, ecosystem ni iki, open network ni iki, open mainnet ni iki. Bamwe baravuga bati birahuye, abandi bati ntibihuye, abandi bati biratandukanye, abandi ni ibiki ibyo bintu. Mu kiganiro gitaha nibidushobokera, turabategurira icyo kintu, kandi mujye mutugirira icyizere, cyangwa se nitunabagirwa muduhwiture. Murakoze cyane gukurikira, buri wese ahahe aronke, mugubwe neza.